komezwa natwe mu kiganiro Ramutse Rwanda nyuma yo kunyarukira hirya no hino cyangwa se mu ngingo zigiye zinyuranye twinjiye mu ngingo yacu ari nayo ya nyuma y'uyu munsi twigeze kubikomozaho tuvuga kuri movement cyangwa se umuryango w'abaskuti. Nadia yavuga ati simbaheruka ariko barahari bafite n'ibikorwa by'umwihariko abantu baza abaskuti abagide abantu bazi icyumweru cya giskuti kimwe mu bintu biranga uwo muryango ni cyumweru gikorerwamo ibikorwa byinshi byiganjemo iby'urukundo. Hano muri studio duhaye ikaze uza umugabo Virgile ariko izina ry'ubuskuti yitwa Fakoje Ingenieux. Ikaze. Murakoze cyane. Komiseri w'umuryango w'abaskuti mu Rwanda. Twari tuvuze twigeze kubikomozaho na Nadia ko icyumweru cya giskuti ari icyumweru cyangwa se ari igihe gikomeye cyane mu muryango w'abaskuti. Wenda kuba tazi abaskuti cyangwa batamenye ibyabo cyane, Semaine Scout ni iki? Murakoze manje kubaramutsa. Semaine Scout cyangwa icyumweru cyahariwe ibikorwa by'ubuskuti ni icyumweru abaskuti ubundi mu buzima busanzwe duhora dukora ibikorwa byiza, duhora tuzirikana isezerano, ariko icyo cyumweru kiba ari icyo gufata umwanya wo kuzirikana byimbitse ku bikorwa by'ubuskuti, ku ntego tugenderaho, ndetse muri icyo cyumweru hakaba harimo n'itariki twibukiraho uwashinze umuryango ari we Baden Powell. Yavutse ku itariki 22 z'ukwa kabiri. Ubwo rero icyumweru cy'ubuskuti kiba ari icyo cyumweru gifitemo iyo tariki hagati. Tukazirikana kuri ibyo bikorwa, tugakora ibikorwa noneho bigaragara bijya muri communauté aho dutuye bifasha abo tubana, kuko imwe mu nkingi y'ubuskuti ni ugufasha abandi, no gukora ibikorwa bifasha communauté, bifasha abo dutuye. Twahoze tuvuga tuti tubaheruka cyangwa se duheruka ibikorwa by'ubuskuti nk'ibi ngibi kera tukiri mu mashuri, cyane ko ari imiryango nk'iyi wasangaga duhura nayo cyane cyangwa se tunayirimo, ariko se wenda nk'ubu ngubu se ni mu mashuri gusa, hanze bimeze bite? Unabihuze n'iki gihe turimo, se biraborohera gukora ibyo bikorwa byose nk'uko wenda byari bisanzwe? Abanza nkavuga kuri icyo cyo kuvuga ko tubiheruka icyo gihe. Ibyo byose ntago mperuka mu ishuri, urabona. Ikibazo kijya gikunda kubaho ngira ngo tujya tugira nuko akenshi abantu bari ku ishuri baba bari hamwe. Abanyeshuri baba bari hamwe, iyo ari igikorwa cyateguwe, iyo ari BEA ubwo ni bonne action niko tuyita, igikorwa cyiza cya buri munsi, usanga byateguwe hafi y'ishuri, n'umuntu wagiye kubakira, n'umuntu se bagiye kuremera. None iyo abantu bamaze kuva ku ishuri, umwe agataha i Nyamagabe, undi akajya i Bugesera, undi akajya i Gatsibo, biragora. Ariko ubu ngubu icyo turimo gukora naho turimo gushaka uburyo twashinga amayinite ashingiye mu mirenge, ashingiye mu kagari, ku buryo abana baturanye, ni nabyo byiza bituma bazamukana, bakajya baganira no ubuzima bwo mu muryango. Ubundi ahenshi usanga baganira ubuzima bwo ku ishuri, umuceri wabonetse, icyayi cyabonetse, ubundi bakigira muri BEA n'ibyo. Ariko noneho baba bari mu muryango, baganira iterambere, baganire kuremerana, niba ari umushinga w'udukwavu bazamukire hamwe. Wari unabajije ute muri iki gihe biri kuborohera? Byo tumaze umwaka nk'uko isi yose nayo imaze itorohewe, natwe tumaze umwaka kubonana, guhura mu nama ntibyoroshye, guhura ngo mukore rassemblement ntibyoroshye. Muri iyi minsi rero ibikorwa natwe twabihagaritse, ariko nk'uko isi yose yagiye yijyanisha n'ibihe cyangwa yadapta, turimo gukorera online noneho. Ubu gahunda nyinshi dufite yari ibiganiro, dushaka kuganira haba n'abaskuti ubwo ni abafite munsi y'imyaka 26 cyangwa se abakuze badufatanya kurera, tubaganiriza online, hari Facebook, hari YouTube, dukoresha Zoom n'ibindi. Wavuze ko icyumweru cya giskuti gisozwa tariki 22, tariki ikomeye cyane ku baskuti. Ubwo bivuze ko gitangira uyu munsi? Ntabwo gisozwa kuri 22 akenshi hari igihe biri mu mibyizi. Yego. Kubera kalendari uburyo igenda ihinduka, twicyo dukora no kugira ngo 22 biri hagati mu cyumweru. Icyacu rero cy'uyu mwaka twashyizeho ko kizatangira kwa gatandatu, bityo ku itariki 20, noneho kikazarangira ku itariki 27, nanone ari kwa gatandatu. Umuntu abyumvise icyumweru kigira iminsi 7, ariko se ibi bikorwa tuvuga hakorwa n'iki cyangwa se umuteganyije gukoramo ibihe bikorwa?
ubusanzwe iyo turi mu bihe bisanzwe dukora ibikorwa bitandukanye. Nk'umwaka ushize habaye ibikorwa bitandukanye, hari abagiye kubakira abaturanyi babo uturima tw'igikoni, ngira ngo hahita hanavamo poroje twakoze muri Burera, ngira ngo raporo yayo nisohoka wenda nzayibasangiza murebe. Hari imiryango nka 40 ifite abana bafite munsi y'imyaka 6, twahise tugira igitekerezo dukoramo poroje yo kububakira uturima tw'igikoni no kubigisha imirire myiza. Tugakora ibikorwa byo gukora amasuku bitandukanye, tugakora ibikorwa bitewe n'aho abantu batuye. Hari abari ku ishuri ugasanga ikigo kibasabye wenda kugira ikintu runaka bakora, ugasanga nko mu murenge hari nk'ikiraro cyacitse. Ndibuka ubushize hari abajene bo muri Nyarugenge bagiye bafasha mu gutunganya ikiraro. Icyo cyumweru kiba ari cyo kugira ngo tugaragaze uruhare rw'umuskuti mu muryango, ari mu muryango atuyemo, ari mu muryango akomokamo ndetse n'aho atuye. Uyu mwaka rero biragoye kuko ngira ngo dukurikije amabwiriza aheruka y'abaminisitiri, kugeza ku itariki 22 ntabwo abantu bemerewe guhura nk'inama. Ubu rero twasabye abaskuti ko mu bihe nk'ibi ngibi ubundi ikintu cya mbere ushobora gukorera isi n'igihugu cyawe n'umuryango wawe ni ukwirinda. Twongeye rero gufata umwanya wo kubashishikariza kwirinda, kuko insanganyamatsiko iragira iti muskuti gira uruhare rugaragara mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda no kurinda abandi COVID-19. Hano uruhare rugaragara mvuga, ushobora kwirinda ukigumira mu rugo, cyangwa ukirinda ukambara agapfukamunwa neza, ugakaraba inshuro nyinshi, ukirinda ingendo zitari ngombwa. Ariko wasohoka ugahura n'umuntu yambaye mask yahinduye agapfuka jose, niko njya nkunda kubyita. Hari abakunda kugashyira hano ukagira ngo bari guproteje jose. Ahangaha rero turi gusaba umuskuti ngo nuhura n'umuntu yakambaye gutyo mukebure, mubwire uti nyabuneka COVID irahari kandi iri kudutwara abantu. Hari ibindi bikorwa rero bitandukanye mu cyumweru bizagenda bikorwa, ariko byose bigomba kwibanda ku ihame ryo kwirinda no kurinda abandi. Turaza gusohora circulaire iri detail, ariko nk'icyambere nuko nko ku munsi wa mbere twabasabye ko bashakisha amakuru ahamye ajyanye no kwirinda ko ajyanye na COVID ndetse no kuyirinda, noneho bakayasangiza abo babana mu rugo. Ubwo ubundi twabaga turaho twenda, harimo n'abahita bavanaho za radio zishyiraho ibyo ngibyo bakishyiraho izibamo imiziki, cyangwa bakishyiramo flash bakiyumvira imiziki. Ariko noneho turashaka ko biba intentional, sinzi intentional ukuntu nabivuga, babikore babigendereye, bajye kuri website ya RBC kubafite amamega, bajye kuri Twitter ya Minisante, bareba amakuru noneho banabiganirize abo mu miryango yabo. Nko ku munsi wa kabiri batubwira yuko abari muri serivisi z'ubuzima, Minisante, RBC, kimwe mu bintu dushobora kwifashisha kugira ngo duhangane na COVID, kubera ko hari igihe ushobora kukugeraho utabimenye. Icyambere dushobora gukora ni ukubaka ubudahangarwa bw'umubiri. Hari amakuru rero ajyanye n'ubwo budahangarwa bw'umubiri kuri RBC biriho, kuri website za Minisante, ariko ubwo twe turaza kujya dukora n'ubutumwa dushobora gusangiza abaskuti noneho bashobora kwifashisha. Niba bavuga yuko kurya indyo yuzuye bituma umubiri ugira ubudahangarwa, uwo muskuti turamusaba yuko ayo makuru yakusanya akanayasangiza noneho abantu bo mu muryango we. Uwo ni ku munsi wa kabiri. Ku munsi wa gatatu ni ibijyanye n'isuku ya ngombwa. Ari ukuntu batubwiye ko kimwe mu mabwiriza afasha kwirinda COVID ari ugukaraba inshuro nyinshi, ariko ugasanga nk'abantu bakarabira mu ibase. Yashyize amazi mu ibase, umwe araje arakarabye aragiye, uwa kabiri araje akarabiyemo. Turashaka ko abaskuti bakusanya amakuru ajyanye n'isuku ya nyayo. Ese ni iyihe suku batubwira gukaraba kenshi? Ese gukaraba n'amazi gusa birahagije? Ni iki gituma bongeraho isabune? Ayo makuru nayo akayakusanya, yarangiza akayasangiza abo mu muryango hafi, ko ntiyemerewe gusohoka ngo ajye gukoresha inama. Hari n'ibindi bikorwa sinzi niba wenda dufite umwanya nari kubinyuramo byose, ariko abaskuti bari buze gukurikira imbuga nkoranyambaga zacu uyu munsi birarara bigiye. Ni naho nashaka kubaza, ubutumwa nk'ubu ngubu burabageraho gute? Byose baba basanzwe bafite amayinite bakoreramo, ese birava muri buri unite bigere ku muskuti, cyangwa umuskuti azirikane ko nyine icyumweru cya Yesu cyatangiye gitekereza ibyo akora?
ubuhamya ubutumwa ubundi uko tubutanga iyo icyumweru kigeze nk'uku dutanga sirikireri ubu sinzi ni inyandiko nyine igenewe abanyamuryango bose. Dufite imbuga rero zitandukanye, dukoresha Facebook, tukagiraho page, tukagira na group iriho ngira ngo abantu bageze ku 15,000, kandi ubu ngubu urebye telefone maze iminsi nakira ni nyinshi cyane, kuko umuskuti wese aho ari yewe n'abari barabivuyemo nawe uruvuze ko biheruka ku ishuri, ubu barimo kujya babahamagara, njyewe babahamagara niba cyangwa ubwo ugereranyije n'abahamagara abandi bakomiseri dukorana, ubu bose bari kujya bajya kuri Facebook kureba. So bitarenze uyu munsi nimugoroba kuri Facebook page no kuri Facebook group biraba biriho, kuri Twitter biraba biriho, no kuri Instagram biriho. Noneho turaza no kujya dukora rero ubutumwa butandukanye buca kuri YouTube channel yacu yitwa Rwanda Scout Association, byose ni Rwanda Scout Association. Ubundi buryo rero nuko turaza kugerageza, dufite imbuga za WhatsApp nyinshi, hari iz'abakomiseri, hari iz'uturere, umuntu agenda yoherezaho uburyo ubutumwa burasakara bukabageraho. Yego, iyo mugereranyije wenda ni ibikorwa byiza binafite n'abanyarwanda bose muri rusange akamaro, cyangwa se ubutumwa sintekereza ko hari aho bugenewe n'aho butagenewe n'ubwa bose. Ubwo nakwibaza nti uyu muryango w'abaskuti ungana iki mu gihugu hose muri rusange? Mu gihugu hose uyu munsi ntabwo byoroshye cyane kuvuga umubare uri presi, ariko muri buri karere tugiramo komite ibihagarariye umuryango, irimo abantu 7 bakuru na 2 bahagarariye urubyiruko. Mu gihugu hose rero tugiye dufitemo amayinite, amagurupe. Mu ibarura riheruka, ako ntabwo ari ibarura rimwe urugo ku rundi, ni estimation twakoze, twabaraga ko dushobora kuba dufite 40,000 birengaho gatoya. Ubu rero turi mu kibazo kubera na Covid, ubu ntituzi ngo niturangiza ino ntambara turi yo kurwanya Covid ni bangahe bazaba bari active, ngira ngo nibwo noneho tuzakora ibarura neza, icyo gihe tuzagaruka hano tuje kubabwira noneho imibare ifatika. Uvuze kuba active, nyine Nadia yabikomojeho, aheruka kiri mu ishuri, ariko hari n'abaheruka nyine kujya kubarizwa muri unité runaka nk'imyaka myinshi irashize. Abo bantu mubabara gute, se mubageraho gute? Bamwebwe mu biheruka muri bombe kuri FAC. Rero buriya urebye uburyo amategeko y'umuryango w'abaskuti ku isi biteganya, ubundi uri hagati y'imyaka 6 ubwo ni abatoni, abo twitaga baruveta, ariko ubu twashatse amazina yacu yo mu rugo y'ikinyarwanda, ni abatoni kugeza kuri 26. Aho ngaho ubundi uri umuskuti nyine hahandi Nadia yavugaga ari igishyuhirane, mugira jeu de piste, mugira animation. Nyuma ya 26 rero amategeko ya WOSM ubwo ni World Organization of Scout Movement avuga ko iyo umuntu nta nshingano afite mu muryango, atari no mu membre, wenda tuvuga mu membre kubera ko ari mentor wa unité runaka, kubera ko ari coach w'abana runaka, ntabwo aba akiri mu muryango, ntabwo aba akiri umunyamuryango. Ariko kubera ko tutari twabasha kubisobanurira abantu, ubu nawe rwose Rovende nukubitamo furari tuzafunga amaso. Ariko nitumara gusohora amategeko, bizajya bisaba ko Bazire asubira kuri FAC aho wenda yigeze kuba umuskuti, Nadia agasubira muri Notre Dame ku Karubanda haryo Sociale Karubanda, niba ariho yize, akagenda nawe akaba mentor cyangwa akaba umujyanama w'iyo unité, akaba afite role runaka izwi, aho tuzenda tubaha n'amanimero. Tuvuga ngo uyu munsi abantu bakuze babubatse bagize bari mu muryango nk'abajyanama ni bande, tukaba tubazi. Abasigaye nyine ni abafana, n'abasempatiza, tuzajya tubakira turishimira, ariko ntabwo tuzajya tuvuga ngo bawurimo cyane. Kubamenya rero nta kundi, abo tuba tubara ni abo dufite mu makomisiyo mu turere, dufite amakomisiyo yageze kuri 20 bitewe n'amateme. Hari abakora kuri genda, hari abakora ku bijyanye no kurwanya ihohoterwa, hari abakora ku bijyanye no kurukurita. Nyine abo bari muri izo komisiyo nibo kugeza ubu tuba tuvuga ngo turafite. Ubwo rero namwe tubaye ikaze, ni muze dushaka icyo mudufasha. Yego, n'abandi bari kudukurikira kandi kuri televiziyo nabo turabakeneye ko bagaruka. Turimo turagana ku musozo. Hari bashiki banyu bitwa bagide,
twari twifuje no kubana n'umwe mu bahagarariye ariko ntibyashobotse. Mukorana gute cyangwa se mubana gute muri ibi bikorwa nk'ibi? ugira ngo ntiwabisoje utangiye uvuga uti bashiki banyu. Abagide ni umuryango nawo washinzwe na Baden Powell afatanyije n'umufasha we Olave. Ngira ngo muri icyo gihe mu 1907 umuryango ushingwa, ntabwo byari byoroshye gufata itsinda ry'abahungu n'abakobwa ngo bashyire hamwe. Baden Powell rero nk'uwagize igitekerezo atangira ashinga abahungu, ashinze abahungu, abakobwa batangira kubona ibyiza basaza babo bari kugeraho. Ngira ngo nawe aza kubibona n'umugore aramubwira ati none se ababo babaye abandi, arawushinga. Rero gukorana ibikorwa dukora ni bimwe hafi 100%, gusa igitandukanye ririmo nuko bo usanga focus nini iri ku bakobwa, kuko nyine icyo gihe bishingwa byari by'abakobwa. Gukorana rero ngira ngo umwaka ushize twagiranye imikoranire myiza cyane, dukora kampanye nini irimo nyine ibikorwa by'ubuskuti, dutera ibiti Kamonyi, bakora imiganda itandukanye, tunakorana na Polisi Nationale muri gahunda muri kampanye ya Gerayo Amahoro. Buri gihe rero ubundi tuba twifuza gukorana, ariko kubera wenda gahunda z'ibikorwa byacu bidahura, ariko iyo tugeze mu cyumweru cyo kuzirikana kuri fondateur biba byiza buri gihe tugakorana. Iyi nshuro kubera ko nta guhura kuzabamo, nabwo twabaye tureka buri muryango ureba uburyo utegura ibikorwa byabo biri online, biri kuri ntuze, ariko aho wenda izarangirira amabwiriza yo kwirinda covid, mu bindi bikorwa tuzajya duhura dukorana. Reka dushimire cyane Virgile Uzabumugabo, akaba ari umuyobozi w'abaskuti mu Rwanda, wakoze cyane kuba natwe. Ngira ngo abaskuti by'umwihariko bari active, bumvise ibibareba, ariko n'abandi bongere bazirikane ko cya cyumweru cya giskuti bakoreragamo ibikorwa, ariko banagikoremo ibindi bikorwa by'urukundo. Rega nubwo waba utabikoze mu izina ry'umuryango, iyo uri umuskuti ukabikora n'ubundi bigaruka kuri ya esprit, kuko ntawe uhunga ikimurimo. Ngo iyo ubuskuti bwakugiyemo, nibyo njya mbwira abantu, ukabona umuntu ari mu kazi nk'uku kwawe uragakora neza, abantu bakabaza umuntu hari akantu kaba karimo kavuye muri ya unite muri so bakomeze babikore, ariko nibabikora bajye banagaruka badufashe kubigeza kuri barumuna babo. Dufite abana benshi muri iki gihugu, deja dufite 70% by'urubyiruko bakeneye kurerwa kugira ngo bazamuke nabo bazamere nkanjye nawe na Nadia. So reka twizere ko rero abadukurikiye bari bubikurikize. Reka tugushimire cyane. Murakoze cyane namwe ku mwanya mwaduhaye. Reka tunasoze ikiganiro. Yego, tunashimire abo twabanye mwese mu kiganiro Waramutse Rwanda, tukomeze tunabifurize gukomeza kugira ibihe byiza.